Yes, reka nongera mbasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse kuri mikoro Ntete Kamanzi. Ndabifuriza ibyiza byose buri wese aho aherereye. Ndagira ngo rero dukomeze ikiganiro cyacu n'amakuru kuri Pi Network nkuko bisanzwe. Ibi tuzagumya kubigarukaho kugeza Pi Network bayilaunchings. Ariko ntitubura kunyaruka tukaganira no ku zindi business. Bityo rero ndagira ngo tuganire ku bibazo bibiri maze iminsi mbazwa. Ibibazo byinshi mbazwa cyangwa benshi bibaza, namwe bajya babibabaza. Nakuye ibibazo bibiri by'ingenzi ngira ngo tugarukeho nona. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: Pi Network iremewe mu Rwanda? Hari n'igihe bashyira banongera ngo irazwi. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo aya mafaranga ya Pi Network tuzayabona duti ngo azadukwira. Narasetse cyane. Reka nsubize ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere, Pi Network kampere ku kibazo ngo irazwi. Cyawe mbere kirimo ibibazo bibiri. Kumenywa ko irazwi pe. Irazwi pe. Ndetse ahubwo burya abantu twavuga ngo abakomeye nibo bayizi cyane kurusha aboroheje. Cyo ni cya mbere. Kabiri, kuni ku kibazo cya mbere akora akabazo kacyo ka mbere. Aka kabiri, ese iremewe mu Rwanda? Ye, ariko yemewe nande? Mu Rwanda Pi Network iremewe. Yemewe nande? Yemewe na buri muntu n'umuntu ku giti cye cyangwa n'abantu ku giti cyabo. Icyo kijye no ku ruhande rwose. Iremewe ariko yemewe nande? Yemewe n'abantu ku giti cyabo. Nkawe nanjye, wowe mupayone y'umayininga ntabwo yemera. Niba uri umunyarwanda uri hese cyangwa niba uri hanze, ariko se niba uri umunyarwanda ntuyemera, ubwo se mu Rwanda ntiyemewe, ntaba yemera. Ariko se yemewe nande? Cyangwa se katwongereho ngo yemewe mu mategeko y'u Rwanda? Igisubizo cyacyo ni oya, kuko Pi Network iri decentralized, yemewe mu mategeko y'u Rwanda. Ariko ntumenyeshe iki ngiki, ni ikibazo cy'igihe. Mu ntego za Pi Network harimo kuzegera ibihugu ifitemo abapioneers bakagirana ubwumvikane bw'imikoranire. Icyo turagitegereje. Mu mategeko y'u Rwanda ntabwo Pi Network iremera, ariko hari abantu bayemera ku giti cyabo mu Rwanda. Mu Rwanda iremewe n'abantu ku giti cyabo, ariko mu rwego rw'amategeko agenga ubucuruzi ntabwo iremerwa. Ubu se mbabazi ko mu Rwanda hari abantu bafite kandi bagacuruza Binance na hari Binance hakaba Bitcoin, niyo narimbuze. Mu mategeko y'u Rwanda iremewe? Igisubizo ni oya, ariko irakoreshwa. Ni mu trading se nemubizi n'ibindi ni nkuko nguko. Ikibazo cya kabiri rero kiragira kiti: ese Pi Network amafaranga yayo tuzayabona dute? Mu kiganiro cy'ejo niho nababwiye ngo naberetse Kotani Pay ni company y'Abanyakenya ikorera muri Afrika, iri global, irakorera ku isi hose yego, ariko cyane cyane muri Afrika. Iragira ite? Iraje ngo idufashe mu kugira gute, mu gukorana n'ama cryptocurrency kugira ngo bajye bayavunja, bajye bayahererekanya, bayavunje mu ifaranga ushaka iryo ari ryo ryose ry'ikoranabuhanga, hanyuma no mu mafaranga y'igihugu cyawe cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose. Ubwo rero kwikubitira Kotani zakorana n'ama cryptocurrencies agera kuri 15 cyangwa se irakorana, ikabikora mu bihugu byinshi. Mu buryo izakoresha rero harimo gukoresha
kohererezanya amafaranga hifashishijwe interinete, ariko no kohererezanya amafaranga nta interinete yifashishijwe. Nk'uko duhererekanya amafaranga kuri telefone ntibisaba interinete. Ako ngako icyo ngicyo nacyo kiri aho ngaho. Hanyuma ariko bakanakuvunjira, bakaguha amafaranga ushaka bakayaguha kuri telefone cyangwa kuri nimero yawe ya banki wandikishije. Uko mbese amategeko n'amabwiriza azajya abigenga ari. By'umwihariko rero u Rwanda rukaba rwo rufatanyije na Uganda mu kugira gute, mu gukorana muri uwo mushinga. Bityo rero tukaba twizera tudashidikanya ko umupayiniya wese ufite payi ashobora kuzivunja muri Binance cyangwa n'iyindi nka Tesla, yego nka Tesla, nka USDT, ukaza noneho ukayavunja hano kuri ntuza kuri crypto, kuri systeme Kotani, bakagufasha kuyavunja mu mafaranga y'igihugu cyawe uyanyujije kuri telefone cyangwa kuri nimero ya banki, bank account. Ibi bintu nagira ngo tubyumve neza. Ibi ngibi rero biraza gutuma kubona aya mafaranga ya payi ari ikintu cyoroshye cyane. Reka nongere ngo cyoroshye cyane. Reka mbabwire, nimuve mu bindi turimo, tuhuguke, wozuza ibyangombwa gusa. Ndagusabye ngo uzuza ibyangombwa gusa. Numara kuzuza ibyangombwa utegereze. Numara gutegereza, dutegereze igihe bazatubwira ngo launch ni igihe iki n'iki. Ubundi rero hahire rimwe. Ariko nibariza ikibazo nanjye ko mumbaza ntange kambabaza. Ubundi iyo wumvise ko bagiye kuronshinga, nuwuhe mushinga ukuza mu mutwe bwa mbere? Icyo ngicyo ni ikibazo nanjye mbahaye, twandikire muri comment. Rero bakunze ba business isobanutse, tugira byinshi, tuganira byinshi, ariko ntago dukunda kugaruka kuri iki kintu cyo kwibaza ngo umunsi wa mbere wabonye aya mafaranga ya Pi Network uzarara he? Ndabamenyesha ko hari abantu batazasinzira, bazarara badasinziriye. Simashaka no kubigarukaho cyane, ariko mbangira ngo hari ikintu Bosco yavuze ati dutegura imitwe yacu. Turayitegura koko cyangwa ni ikibazo? Uzarara hehe uwo munsi ukabona yakugeze mu ntoki? Uwo munsi urumva uzarara he? Hari uwambwiye ngo azarara muri Amerika. Ni uburenganzira bwawe. Reka mbabwire, hari uherutse kumbwira ngo we ngo yakingishaga ingufuri imwe ngo azakingisha 5. Kwibaza uzayabika mu nzu? Ndagira ngo ngewe nkisubize mutari mwasubiza. Nzarara aho nararaga. Ako nzabanza kwihisha nanjye da. Nari ngiye ndumva nzaba mfite ubwoba. Kuko kubera iki? Nubwo wenda mbibabwira mukumva ari urwenya. Nzarara aho nararaga, ariko mfite amakenga muntu we. Mwe muvuga ingufuri. Niba nzashaka ingufuri, niba nzashaka base n'umusekirite, ndumva nzaba ntamwizeye. Ariko mu manyakuri ibyo ni bisanzwe ku muntu wese ufite cash. Ariko mu by'ukuri Pi Network ntago yaziye kuduhahamura, yaziye kugira ngo dutuze, tugire ubuzima bwiza, tubeho neza, tworoshye ubuzima. Nsoze mbabwira ngo mbere na mbere ibyo muzakora, buri wese icyo azakora cyose ku ruhare rwe azazirikane abantu baba mu bitaro, aho usanga umuntu amaze imyaka 5 cyangwa 3 yarabuze ubwishyu, hahandi asa nk'utuye mu bitaro aho ngaho. Abo bantu muzabazirikane. Muzazirikana abantu barwaje batafite icyo kurya. Muzazirikana abana baba mu mihanda badafite aho kuba,
atari uko bamwe bahabuze, ariko kubera ibibazo bafite byo mu mutwe. Bene abo ngabo, abo bose muzazirikana abo bantu, ariko cyane cyane abo bantu baba mu bitaro. Niba nuri ku muhanda burya abasha kwibeshaho, ariko uyu muntu uri mu bitaro hariya ntagira umurwaza, n'umurwaza ntibagira icyo kurya, ni ukugaburirwa n'ubonetse wese. Ariko n'aba bafungiwe mu bitaro kubera kubura ubwishyu, nubona amafaranga ya payi uzibuke ko uhiriwe ufasha abandi guhirwa. Murakoze, umunsi mwiza.